nka Perezida Biden wese avuga ati rwose nimwirirwe mujya gushakira kure nta wundi ni Putin ubikoze ajya kurwana ngashaka gukora ubutegetsi bw'igisirikare byo y'ubwayo ubutegetsi bw'igisirikare harimo Minisiteri y'Ingabo harimo igisirikare harimo CIA ubwabyo bikwereka ko CIA ntiyashizwe niba yaranavuganye na CIA kuvugana gusa niba batarari amafaranga nkuko bivugwa ubwabyo n'urupfu Putin nawe uko byagenda kose yaba yikije umuntu mu kugaininga power cyangwa mu kwikiza icyasha ibihe byiza nshuti mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com turakuramukije kandi tuguhaye ikaze mu kiganiro Isanzure Denis ikiganiro tutaherukagamo yego ikiganiro gitambuka mu gitondo kuri televiziyo ya Bwiza aho tugaruka ku makuru atandukanye cyangwa se ku nkuru ziba ziri kuvugwa mu binyamakuru inkuru ziri hit ziba ziri zisirikira haba ku isi haba hirya no hino ku migabane mu Rwanda ahari hose Denis ariko cyane muri politike. Denis bimeze bite? ni fresh kabisa waramutse neza urashima gitare ndashima Imana ashima Imana hanyuma turaramukije abantu bose badukurikiye barimo bakunda kuduha comment ibitekerezo abakunzi ba Bwiza TV wowe ukifungura bwa mbere tuguhaye ikaze muri iki kiganiro cya Isanzure ikiganiro Denis tutaruka kugaragaramo nge nawe ko twagaragaraga muri mu ruvugiro so tukaba twakirira abatandukanye barimo Imabilis barimo Marie Goreti barimo Chris Jane n'abandi mwese aho muri mwumve ko tubahaye ikaze yaba Dieudonné cyangwa se Mugisha mwese mwumve ko Bwiza ihora ibazirikana kandi batekereza. Denis mu kiganiro tugiye kura ku rupfu rw'umugabo witwa nde Denis Yevgeny Prigozhin wari umuyobozi wa kiriya kigo cy'abacanshuro b'Abarusiya kizwi nka Wagner umugabo wajyanye ndetse n'uwari umwungirije uyu mugabo rero akaba aciyeho cyangwa se apfuye nyuma yaho misi yashize itarenze n'itatu byatangaje ko aje muri Afurika aje kubohora abanyafurika aje kubohora Afurika akayigira Afurika y'igitangaza. Uyu mugabo kandi urupfu rwe ruvuzwe nyuma yaho yigeze gusakirana na Putin ashaka kugera i Moscow ngakura ubutegetsi bwa gisirikare icyo gihe yarafitanye ibibazo na Minisitiri w'Ingabo ahanini bamushinja ko bari Wagner yafashwe nabi bigeze kuraswaho so ni ibintu byinshi yagiye avuga. Uyu mugabo kandi yavuzwe mu ntambara yo muri Ukraine uyu mugabo yahunze nyuma yo kurusha guhirika ubutegetsi bwa gisirikare bw'Uburusiya yahunze Uburusiya yerekeza muri Belarus. Denis uyu mugabo yavugwaga mu bintu byinshi cyane uyu mugabo yavuzweho guhabwa amafaranga n'ubutasi bwa Amerika ibyo byaravuzwe. Uyu mugabo yavuzweho kuba umugabo w'umuhubutsi umuhubutsi kubera ko dore ko nta n'amashuri menshi yari yifitiye abantu benshi bamufataga nk'umuntu nyine uri marionette ukoreshwa ibyo Putin ashatse byose bamufataga nk'ikintu kutabivuga nk'ikimawumawu were ariko ntabwo umugabo nk'uyu yaba ikimawumawu Denis umuntu ujya kuyobora umutwe akawugeraho buriya kwiga arakuvuga ngo kwiga si ubwo bwenge iyo umuntu buriya yamaze kugera ku gutunga amafaranga ari hejuru ya miliyari y'amadolari niyo yaba atarakandagiye mu ishuri ntuzamukinishe kuko abakoresha abantu bafite za doctora za masters urumva ko kandi bose baba bamwunamira nguhaye agatekerezo wenda gatoya muri iki kiganiro ngo kera hariho umugabo umwe ngo waje kugira yari umugabo ngo uhora afite document azitwaye gutya afite portefeuille muri mukwaha n'ikote na karuvati umugabo ngo ntabwo yarize hanyuma ngo aza akayanyura ahantu abanyura ku kabare abantu bose ati doctor bose amwita docteur monsieur docteur umugabo nawe nahora ku giseriye cye ati doctor umunsi umwe ngo aza kwibeshya bya bindi abantu bamuhaga heshima ziwe niba yaramaze kuzirengwa ngaza kujya kuri
aza kujya ku kabari bamwitaga dogiteri noneho ngaraje avuga ngo muri mwebwe ngo ninde uzi uko bita isafuriya mu cyongereza abandi bati rwose nyakubahwa dogiteri ntabwo tuzi uko bayita ati ninde uzi uko ikiyiko bacyita abandi bati wapi ntabwo tubizi ninde uzi uko isahane bayita abandi bati wapi ntabyo tuzi abagabo birabatsinda urumva bari abantu bo muri karitsiye mu giturage batanize ko cyane ko kera kwiga byabaga ari ikintu gikomeye muri sosiyete ya nyarwanda cyangwa se no muri Afurika mu Burundi n'ahandi umuntu wize yabaga ari umuntu nyine kwiga segonderi aho umuntu yigaga segonderi agahamarwa kuri radio agahabwa akazi kuri radio cyane ati kanaka utegetswe kuza cyangwa se uhamagara kuza gukora akazana bitari ubu ngo abantu birirwa badepoza bategereje iki akazi icyo gihe rero byaje kurangira Denis umugabo icyaje kumubaho abantu byarabananiye arangije ati isafuriya yitwa safuriya abandi bati isahane yitwa sahaniya ikiko tikoniya abandi bati yo bega dogiteri wa mudogiteri wacu abagize gute akoze ibyamfura mbi mu myenda abayitunganyirije mu myenda amazi abayicisha amazi abandi bati ahubwo bagukubita icupa abasezera batyo iturufu yari afite yo kuba dogiteri ibyo yariragaho biba birarangiye dogiteri aba barayimwambuye nibyo rero nkubwira ko kwiga ni kimwe no kugira ubwenge ubundi wenda icyo abantu benshi bakunze guhagarata umuntu wize akenshi ibyo mbibona muri environment uburyo abantu bitwara muri environment nibyo akenshi bakunze kujajinga batari ko uriya muntu nubwo yize nta bwenge cyangwa se uriya muntu afite ubwenge uriya muntu umunyabwenge kubera icyo uburyo abana n'abantu uburyo abasha gukaruma situation yagezemo kuko akenshi abantu biga za ethique bakiga za sociology za philosophy uburyo wabana n'abantu amasomo bita humanities cyangwa se bazita gute sinzi uburyo bayita ko ni humanities izo modire abantu baraziga so Denis rero twagiye kuri Prigogine uyu mugabo ku isaha ya saa 11 n'igice gutyo na 50 hafi saa 12 ndakeka je nibwo nabonye ntuza natangajwe no kuba inkuru ye inyura kuri ntuza ntakekaga muri aho kinyamakuru cyo muri Afurika apana yanyuze kuba bita statistic world statistics n'abantu bakunze gutangaza ibintu bijyanye n'imibare aho nibaje se abangaba nabo konzi ko batangaza imibare breaking news ahubwo RFI numvaga ivuga ko amakuru ya mbere babonye mu binyamakuru byo muri Afurika hariya muri West Africa hose biranashoboka cyane ahangaha rero nibaje se gute rero Denis nibwo nabonye bavuga ati breaking news Prigogine arapfuye ariko jewe ndabanza abana iki cyamakuru gishobora kuba habayeho uburyo bwo kwandika nabi ndabanza nkora fact checking ndeba hirya no hino usanga inkuru no zitangiye gusakara za Sky News za The Guardian za CNN yari inkuru nyine ivuga ku rupfu rw'uyu mugabo noneho bitanya no gucicikana ku ma WhatsApp bati aciyeho Denis rero nguko uko urupfu rwe rwagenze ariko ibivugwa ku rupfu rw'uyu mugabo ngo nuko yaravuye i Moscow arimo arerekeza mu mujyi wa St Petersburg St Petersburg ni umujyi wa kabiri w'Uburusiya uyu mujyi niho avuka ni hehe oya niho yaragiye nyine ni umujyi ukomeye nawe ubwo yari afite iyo business yaragiyemo ngo akaba ari kumwe n'abantu 10 mu ndege bose nta n'umwe arokotse kandi ngo indege yahanutse imaze amasegonda mu kirere ikimara guhaguruka rwose uyu mugabo bivuga ko yarashwe na Air Defense y'Uburusiya kubera ko ngo indege nta kibazo yari ifite nta kibazo yari igeze igaragara ibintu rero bagakeka ko nk'uwo bita Ian Pachenik ikorera ikigo bita Flight Radar 24 yabwiriwe n'amakuru Reuters ko iriya ndege barimo ya Embraer Legacy 600 ngo yahanutse bitunguranye saa 9:19 ni ku isaha ngenga amasaha nyine GMT tuba tubari imbere amasaha 2 ubwo ari saa 11
gutyo kabisa nibwo njye nabonye iyo nkuru mu masaha saa 11 niba inkuru yahise isakara cyo bita social media cyangwa se digital media. Denis ngiyo impact yazo inkuru cyo ku isi mu minota 5 kikaba kimaze kugera ku isi yose. So uyu mugabo rero ngo indege ihanuka amavideo bigaragaza wenda turaza kugenda dukoreshamo. Denis yibona yamanutse nk'ibuye kandi yabanje usibye aravuga ko nyine yarashwe na n'iriya ya defense. Birashoboka nuko yaba yaritezemo igisasu bagahita bagituritse ikiguruka. Byose birashoboka iriya ishobora kuba rwose ari operation ya FSB, ni rwa rwego rw'ubutasi rw'Uburusiya. Bakaba bamuherekeje rero bakamuherekezanya n'akamana bamuherekeza politike we irakapu ibitambo biratangwa. Ubwo abo bantu 10 baciyeho bagiye babigendemo. Mu minsi ishize twari twakoze inkuru kuri bwiza.com tuvuga ko Putin akirimo aramushakira ibirungo. Ubu rero ibirungo bishobora kuba byari byamaze gukusanywa. Ubundi dispatching kuba ukinisha kurya shebuja, imbwa ikinisha kurya kwataka shebuja. Mu Kinyarwanda barabizi icyo shebuja yikorera cyane rwose. Iyo ngiyo nago iba ikemerewe kubaho ngaho, barayicyura cyangwa bakayirukana, bayicyura iwabo wa twese cyangwa bakayirukana cyane rwose kuko iba yarengereye niba imbwa itangiye kuko bakubwira ko ngo ukubita imbwa bashaka shebuja. Noneho imbwa yo noneho igiye kurya shebuja, ubwo se yazamurinda abandi bamushaka ishaka kumwirenza yo ubwayo. Ni ikibazo gikomeye. Abantu batandukanye rero nka Perezida Biden wese avuga ati rwose nimwirirwe mujya gushakira kure, nta wundi ni Putin ubikoze. Ariko nanjye najya mu mujyo nderengeye ukuntu mpagaze muri side zanjye. Jewe ndabona uyu mugabo nkuko nabivuze ntago wajya kurya shebuja, byaba byarapanzwe bakabigushukamo kabyemera. Denis rega muri politique amogema bashaka gushuka, bashaka ko baragishutse bakabiga ati wakigabo rero this is money, cyangwa se urumwe mu bapatriote mu gihugu cyacu. Ubundi umuntu nakubwira gukora misho by'umuga ati we ngiwe ndi hehe, inyungu zanjye nizihe. Ariko se ntabwo icyo ngicyo ngiye ntabwo nemeranya n'abavuga ko abanyamerika baba baramuhaye amafaranga, kuko uno mugabo yari afite amafaranga, yari afite ama opportunity yo kubona amafaranga. Kuki yakora akazi k'ubucanshuro? Yakoreraga nyine yanga yiyongera, yakoreraga leta. Ubwo se abanyamerika bamuhaye miliyari zingahe kugira ngo bamuyoboze? Bavuge 5. Abanyarwanda baravuga ngo inyongera mbi ni ibinyoro. Umuntu akongera ibinyoro nibwo yaguhaye ikintu kibi, ariko ukongereye agafaranga niyo cyaba ari igifaranga rimwe. None se wari wajya muri banki ugiye kwaka icyangombwa, leta niyo tuzi kize gifite amafaranga, niko twese mu myumvire tubyumva. Ugiye kwaka icyangombwa ugiye bwishyura amafaranga 500 ngo uvuga uti giye ifaranga rimwe ndariburaho bakigwe, kuko ni account barabara kandi ubwo iyo ribuze nyine ntabwo abayizi. So yero kubya navuga ibintu bibiri mbonamo uyu mugabo Prigozhin. Icya mbere cyo birashoboka ko ashobora kuba yikijijwe na boss we wamuhaye akazi, sibyo? Dore uburyo bwa mbere kuba yaratekereje ubwe niba ubwe yarayifasha akikora akajya gutera si St Petersburg asiho yahereye, si mu majyepfo y'Uburusiya. Oya, ntabwo St Petersburg ntabwo ariho hari umujyi nawe uri mu majyepfo y'Uburusiya, ntari kwibuka nakora ibyo kintu kivuga gutyo. Niho yahereye ajya kurwana ngashaka gukora ubutegetsi bw'igisirikare. Byo y'ubwayo ubutegetsi bw'igisirikare harimo Ministeri y'Ingabo, harimo igisirikare, harimo izirwanira ku butaka, izirwanira mu kirere, harimo intelligence, harimo iki ubwabo bakurwa icyo bakurwara. Iriya ntambwe yateye ntabwo yari yayitekereje gukinisha biriya bintu. Yari intambwe kabisa igana mu rupfu yarakoze. Intambwe ya mbere yo kuvuga ngo urateye ubwayo ni waba babigiriwe inama na intelligence, ko intelligence ishobora kubikubwira. Muri iyi si kuri politique intelligence ishobora guha akazi, kuko nk'umuntu wazikoreraga kuba ukora byonyine kujya kuba chief kwa president, ubwabyo uri connected direct n'izo nzego zose z'igisirikare, ziri murinda, ziri z'ubutasi, urumva kwizerwa. Abantu babonye biriya bintu ukuntu byahise birangira, baravuze bati birashoboka se. Babifashe nyine nk'agakino kari hagati ye na Putin, ariko agakino kagomba kugira ingaruka. Ariko Putin kuri we
iriya niwe mu Rusiya mu myaka myinshi ishize wari utinyutse gukora biriya bintu, kandi kiriya ni ikimenyetso kibi, ni nko kwereka abarusiya ko na Putin burya yanyeganyizwa adashoboye. Kiriya kintu rero ntabwo Putin yari kukimubabarira, niyo mpamvu bamwe bari kuvuga bati kwica Prigozhin ni ubutumwa Putin yashatse guha n'undi wese wazongera gutekereza biriya bintu. Hari uburyo mbibona muri n'ibyo buryo nkivuga, gutera iyo ntambwe yaba yarabishutswe yaba karakazi yarahawe ubwabyo ni urupfu kuri we. Icya mbere cyo ni igisebo igisebo ku nzego z'Uburusiya ko yaramaze gufata ahantu hanini, cyaba igisebo ku gisirikare, igisebo kuri intelligence, igisebo kuko ntiyavuye mu Burusiya kuko yaratsinzwe, yavuye mu Burusiya kubw'imishyikirano cyane. Sibyo? Iyo yari intambwe ya mbere. Ikindi abavuga ko gukora biriya bintu ngo yari yagira inama na CIA n'inzego z'ubutasi za Amerika, nabyo ubwabyo bibaye kuko ari byo byarakozwe, akemera kubadesova, urumva akabadesova akajya muri Belarus, misiyo ntirangire, ikarangira adapfuye atayitsinze, CIA ubwayo nayo yamupangira ikamuhitana. N'ibyo bintu bibiri, hari abavuga ko ngo yahawe miliyoni 5 z'amadolari, CIA ubwabyo yamwikiza. Miliyoni 5 z'amadolari ntago zatuma uno mugabo akora biriya bintu, cyetse ari nka miliyari wenda. Miliyoni 5 kuri Prigozhin utunze miliyari zingahe? Ntago icyo cyo rwose ntago byagatinda, shoka kari miliyari 5. Bireba kunuza kora search, cyo sinakira kora search aho ngaho, we want to know niba koko icyo yavuze. So gende kubwira muri ango ebyiri, birashoboka ko CIA ubwayo nayo yakwikiza umugambanyi, kureba ari umugambanyi kuki kuri we, hanyuma Putin akikiza imbwa ye. Bivuge mu buryo ntago ari imbwa, abantu babyumve neza. Ndabishaka gutanga urugero kugira ngo umuntu yumve, umuntu ucirira imbwa umukozi wawe ushaka no gukora muri agashaka kukwica, uwo ngicyo ukora ni iki? Ni ukumwirukana. Nka perezida ufite ubushobozi cyangwa n'izindi nzego z'ubushobozi ziragucyura ugataha iwanyu nyine, ugasanga Imana. Bishoboka rero ko uyu Wagner chief, umuyobozi wabo wari uyoboye, azize ibyo bintu bibiri, yaba yarabigiremo inama, yaba yarabikoze kubwe kubw'uburakari, kuko yagiye akenshi akunda kubona kararakara cyane, yarakaraga cyane, agaragaza emotions ziwe, agaragaza ibyo atishimiye, agiye abivuga cyane nyuma y'urupfu rw'aba basirikare be muri Ukraine. Byonyine no kugaragaza kiriya cyo muri Ukraine akakivugaho ni ikosa, agatuka ingabo z'Uburusiya no kwivuga ko ingabo ze zikomeye ubwazo zifite igitinyiro, agafata ingabo z'Uburusiya akazishyira hasi. Ariko wabonye uriya mujyi anawinjiramo wo mu majyepfo ukuntu n'Abarusiya bari bahuruye bagenda basuhuza ingabo ze, asa nk'ushaka kwigarurira imitima yabo. Kiriya kintu rero Putin ntabwo yacyemera, nta n'umuyobozi w'isi wacyemera. Kuko Abarusiya bwose muri rusange yari amaze kubigarurira, yari amaze kwerekana ko asa nk'aho ari we ubarinze, ari ugize. Fata urugero rumwe urebe ku byabaye muri Bibiliya, n'urugero rumwe ngiye guha. Dawidi ubwo yaravuye kurwana mu ntambara y'Abafilisitiya, Dawidi ngo abantu baramuririmbye bati Sawuli yishe inzovu, hanyuma Dawidi yica inzovu 1000. Baje bavuga uburyo Dawidi ari igitanga, ko Dawidi yaramaje kwica Goliyati, bavuga uburyo ari igitangaza. Denis byakurikiyeho nuko Sawuli yatangiye guhiga Dawidi, kandi yari yamushimye, aramwambika, amwemera kumugora umukobwa. Byageze naho Sawuli amutera icumu, Dawidi akakwepa. Kugeza ubwo Dawidi yahungiye mu misozi, ajya kuba mu misozi. Ingabo za Sawuli zaza, Imana ikarwana, zigafatwa, zigahanurirwa, zikaguma aho ngaho, zikiyunga kuza Dawidi. So urwo ni urugero ruto ntanze ku bantu basoma Bibiliya. Izo ni histories ziba ziri muri Bible. Ntituzi niba ari ukuri cyangwa ariko ni ingero nakwifashisha nkabiguha. Ubwabyo icyo kintu waruvuze, kugenda wigaragaza, kugaragaza muri Ukraine ko ngo ingabo ze n'abantu bose bazi ko ingabo ze arizo zarwanaga kuri Rusiya, sibyo? Icyo cyari kimwe. Ubwabyo gushyira igisebo ku ngabo z'Uburusiya, yaba na intelligence ubwazo byahise agaragaza weakness. Gutsindwa kw'ingabo z'Uburusiya ni weakness ya intelligence. First of all, ku rugamba ni weakness ya intelligence. Igihe igisirikare gitsindwa,
niba mugiye kuri firidi mugatsindwa nuko muba mufite weakness amakuru makeya binagaragara ko yabakubise hasi agaragaza ko badashoboye hanyuma gutekereza kujya kuzamuka i Moscow aho ngaho yabwo yarakoze mu jisho ry'intare yisinziriye kandi kanguse nta kindi yakubita n'ijanja ikindi kigomba kubaho kuba bavuga Saidi imwe ngo yaragambanye yari afite uburyo yavuganye na Seiya ubwabyo bikwereka ko Seiya ntiyashizwe niba yaranavuganye na Seiya kuvugana gusa niba batarari amafaranga nkuko bivugwa ubwabyo n'urupfu cyane ubwabyo n'urupfu kuko ngo byavaho ngo Putin namubwiye ati kamata pesa mwana tifata pesa ziri ngayo rero nguko uko nge mbibona Denis hanyuma Denis dukomeje waje gusanga ari amafaranga bavugwa nabyo ndi kubona ndarebye ariko nabyo ndabona ndacyashaka ntabyo ndabona ntabyo urabona yego dukomeje gusa nyuma yo gukora biriya bintu rwose CIA yo yavugaga ko kuba bamuretse ngo ajye muri Belarus agomba no gutegereza revenge ya Putin ayavuze ati Putin ni umuntu ukunda ikintu bita guhora agira revenge cyane rwose ngo ni ibintu bimubamo iyo umugiriye nabi nawe ashaka ukuntu akwihoreraho noneho reba abantu bari kugarura utuntu hari witwa Jackson Hinkle ni umu YouTuber akunda kugaragaza kuri ibintu bya patriotism ariko uwo mujyama ni umunyamerika ni umurusiya ni umunyamerika ndabona ko akunda gushyigikira Uburusiya cyane se none yaravuze ngo Putin yaramubwiye ngo are you yigeze kuvuga muri 2018 said ngo are you able to forgive uri tayari kubabarira Putin yes but not everything agomba barira byose ngo what is impossible to forgive betray ubugambanyi bwo ntabwo ajya bubabarira rwose urumva rero Putin Prigozhin nyine yagomba kujya gute yagomba kwishyura rwose biriya bintu yakoze aha rero Denis abantu batekereze ikindi ikintu tunagaruka tuvugaho ubwo turacyari kureba ibivu kuvugwa tukiri kuri ya nkuru wari ufite ejo bundi Prigozhin aje muri Afrika ubundi ubwe ikosa rya mbere yakoze Denis yagize yaravuye muri Belarus yidegembya arazagira muri Afrika ubwe yarakwiye no kuba agumye muri Afrika ubundi yaragiye mu Burusiya gukora iki ubundi yarabonye opportunity kuko Afrika yahihisha yagira gute yanahagendaga akora twewe ingabo z'akazi zana zikazimurinze yarafite uburyo bwo kuba yakwigumira muri Afrika igihe gito yakabanza akanaruka bikaba byanabaho ko yagira reconciliation we na Putin noneho ibikomeje no kuvuga nuko ngo Belarus yakuyeho itumanaho mu gace abacanshuro b'Abagina bari bakambitsemo urumva ni ibiri kuvugwa ngo biracyaba ko kandi ngo Lukashenko atinya ko bamugirira nabi bahorera boss wabo ntuza Prigozhin uko bigaragara ko uyu Lukashenko nawe iby'urupfu rw'uyu mugabo ashobora kuba afite uburyo abizo Denis kwa Kongo nawe ni marionette wa Putin ni ukuboko kwinuza ni kirajya ngo ni soma mbike wiwe bakavuga ko ngo iyi jet privé rwose ngo na nimero zayo barayivuga ngo was shot down by air defense fire at the Ministry of Defense of the Russia Federation in the Brogovik district of the Tevo region. Nuvango air defense nizo zagize gute zarashe ino kandi ngo zari izi air defense zari ziri head then zari ziri kuri Ministry of Defense
kandi urabizi ko Minister of Defense yari yava wa mundi yashaka gukuraho ntakiriho minisiteri uriya mu generali aracyariho uburyo yamuvuze n'uburyo yamusebeje yagomba kubyishyura. Isi irahemba, politiki irahemba, abantu bakina politiki n'abayibamo kimwe nuko kandi n'Imana ihora ihoze wasanga nayo yari ibonye uno mugabo amaze kurenza bitewe n'ibyaha by'intambara yagiye akora hirya no hino muri Ukraine, muri Syria. Yari umuntu rwose buranga wicisha isazi inyundo igahorera abantu bagiye bapfa se cyane ikanatabara abanyafurika. Kuri uwo mugabo urabona ibintu yari gukorera abanyafurika twari kuzabifatisha ukuboko kumwe, ariko abanyafurika bamuhaye ikaze kuko batazi ingaruka z'ibintu byari kuzababaho. Bamuhaye ikaze ndetse barishima byonyine kwemera kandi abamuhaye ikaze nese we wamuhaye ikaze Meki abamuhaye ikaze ni abategetsi n'ubundi n'abantu bafite inyota y'ubutegetsi. Wasanga n'abamugambarane batarahagurutse nyamuneka mucisheho arahagurutse se kandi indege ko yahagurutse i Moscow ntago yaravuye uburyo yavaga muri Afurika yavuye muri Afurika agerayo ko bigaragara ko yari atari yanaruhuka. Nase bambwira ko movement ze zose Putin atabaga zizi nyine abanyafurika bari aho ngaho bari mu manda. Buri ushobora gusanga ibyabaye kuri uyu mugabo ari ibya bindi byantuza byabaye kuri ntuza kuri John Garange cyane byabaye kuri John Garange aba bantu je nahise mbivuga nkimara kwa abantu byabaye John Garange. Ese undi Putin bwera nta kintu yavuze ra Putin se urana afite umwanya wo kuvuga kuri ibyo bintu nta kintu yavuga. Ariko urumva ibinyamakuru byinshi biri gushinja Uburusiya n'igisirikare cyabwo kukwikiza uno mugabo ko barakubwira ko niba bavuga ko air defense z'Uburusiya arizo zarashe zahanuye indege bigaragara rero Uburusiya nta n'ikindi bushobora kuvuga. Bashobora no kuzavuga bati uwamurashe twamufashe twamufunze bakanamukatira ariko undi we yaciyeho icyasha bari bafite cyagiyeho. Kandi uko twabivugaga uyu mugabo na groupe yiwe ni abantu bavuga mu byaha by'ubwicanyi mu guhohotera abagore mu gusahura nta mpuhwe bagiriraga abantu. Ubwabyo Putin sinakubwiye nabwo ni Putin ashobora kuba barateguye nibyo navugaga bwa mbere gutegura kujya kumurwanya mu rwego rwo kugira ngo yikize Wagner, yikize n'uyu muyobozi wayo hagamijwe kujya guteza inisi kwikuraho icyasha kugira ngo uzikora Putin anashakishwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha kugira ngo n'igihe azaba ari imbere y'urukiko nibiba ngombwa ibyaha by'uyu mugabo bitazamwitirirwa. Gusa bamwe barasanga ibya Wagner birangiriye hariya. Nicyo kintu cya mbere nari nigisobanura. Putin ni uburyo bwo kwikuzaho icyo cyasha gifitwe na Wagner. Ikindi ni uburyo bwo kurangiza iyi Wagner. Icya kabiri cya gatatu ari nacyo kiri hatari abantu bashobora no kureba bikaba n'uburyo bwo kurangiza intambara yo muri Ukraine. Bukaba uburyo bwo kurangiza intambara yo muri Ukraine. Yako uziko sinza kana ejo nabonye nabwo ahubwo Putin avuga ko ashaka kurangiza intambara yo muri Ukraine. Bikaba byaba bishaka guca muri ubu buryo se. None se Deni urabona ukurikije abagabo twabivuze gishobora kuba ari igihutsi kino kigabo uko kimeze bishoboka ko Putin yabonaga ko intambara nta buryo yayirangiza Wagner ikiri mu bitugu bye. Ikindi uyu mugabo ashobora kuzamena amabanga ajya kuzamena imikira avuga ati intambara tubwo tuyiraje meze gutya twayigiremo ubusa kuko ubwe niba yaravuze ko ingabo z'Uburusiya zidashoboye akazambika icyasha. Urumva Deni akazambika icyasha akagaragaza uburyo zidashoboye ubwabyo bikwereka ko yari buzavuge n'ibindi ati iyi ntambara twayigiyemo kubw'inyungu na za runaka na runaka cyane ko abasirikare cyangwa n'abandi bantu bigatuma na biriya bihugu biba bihanganye n'Uburusiya byavuga bati kumbe uburyo cya gisirikare nuko kimeze kuko uyu munsi wa none kumukora mu jisho. Uyu munsi wa none wibuke uyu munsi turamenya ibyabereye muri ntuza muri Iraq. Twabimenya bivuzwe n'abasirikare barurwanyemo. Noneho Putin we yakoresha
abacanshuro rero ntago ari igisirikare kiri professional, ntago ari igisirikare cy'umwuga, ntacyo azababwira. Rero urumva bivuge ngo ikintu gihari ahangaha, ikintu gihari ahangaha ni uko ni inzira imwe yo kugira ngo yikize icyasha ku Burusiya n'ingabo zabwo, ndetse no gukorana n'umutwe w'abacanshuro bavugaho ubwicanyi, bavugaho ubusahuzi, bavugaho ibyaha byinshi cyane. Kandi ko bivuga ko ngo ubutasi bw'Uburusiya bwawe burimo burashaka ukuntu bwashinga undi mutwe w'abacanshuro wo guhangana ahubwo na Wagner. Yego. Noneho ikindi cya kabiri ni uburyo bwo kuvuga ngo intambara yo muri Ukraine nirangira dufite ihe safe, turi safe gute mu buhe buryo? Uyu mugabo azavuga, uyu mugabo azagaragaza amabanga. Hari uburyo bwo gusenya kuvuga ngo umuntu wese utari mu nzego z'igisirikare cyangwa udafite aho ahuriye n'igisirikare, kuko umusirikare azaryozwa iby'igisirikare, ariko ntuzafata inyeshyamba ngo ujye kwiryoza iby'igisirikare kandi yaraje ari umucanshuro. Kigeze nuko watsinze cyangwa watsinzwe. We n'umucanshuro icyo mupfana n'iki ni mani cyane, nta kazi bakora ukabaha. Urumva rero ahangaha hari ibintu bimwe na bimwe, ibyo bintu ndi kuvuga bishobora kuba byageze gute, byakozeho Prigozhin, bijyanye no kuba yaragiye gukinisha shebuja, ibyo agomba kubiryozwa of course. Hanyuma ibindi ni ibijyanye no kuba situation, environment, political environment ihari. Ikindi no kuba avuga ngo aje muri Afurika, araje muri Afurika, ashobora no gusanga ari jambo yavuze ngo aje muri Afurika aje gukomeza ubutware bw'Uburusiya muri Afurika, nabyo ashobora kubizira Denis. Ashobora kubizira abo bavuga bati uyu muntu aje kuvuga ibyo twari dufite mu mabanga. Uko video yarasakajwe bati none Afurika iragenderewe, ibonye ikihebe, abandi bati Afurika iragowe. Kandi wenda Putin yashaka kuza buhoro buhoro, ariko noneho ibaze kuza unyuze muri Wagner. Sinari nabivuga nkubwa ni Wagner iza supporting abahiri ku butegetsi. So ngayo nguko Rodeni yapfanye rero na Dmitry Utkin wari umwungirije, ubwo bikaba bivuze ko rwose abacanshuro ba Wagner basigaye ari baciye umutwe, basigaye ari imbehe nta kiyobora. Gusa Uburusiya bushobora bufite kuhita bubinjiza ahubwo mu gisirikare nyirizina, bagatangira gukora noneho nk'abasirikare b'igihugu, cyangwa se uwo mutwe wundi bashaka gushinga bakabashyiramo bakabaha undi muyobozi. Ariko uriya mugabo wagerageje gukora mu jisho Putin we yamaze kuva mu nzira yawe itiki imujyana. Ibyo rero nibyo bikomeje kuvugwa kuri uyu mugabo bagiye. Denis bamuherekeje nyine, umwami ntagenda wenyine, ntatanga wenyine, agira abaherekeza, agira abamushagaye. nta kundi nyine. Urababaye Denis? Mbabajwe nabo ari abantu bandi bari kumwe kuko ntabazi. Wasanga nabo bari abajyanama be bose bafatanye nabo bari aba serious killer bari abantu babicanye kabombo. Ari nabo bamugira inama z'ibyo yakoraga byose, ahubwo we asinya bwa nyuma, ariko ubundi ari bo ba mastermind ntiwamenya. Muri package rero agiyemo bikaba bya wenda ntuza Prigozhin yaragikoze mu rwego rwo kugira, kuko yigereraga ibukuru. Yigereraga ibukuru aza abandi bakaba bameze nk'ababakinga, aribo benye ideas cyangwa se benye ngubu. Gusa ndakeka ko abafaransa barishimye, abanyaburayi barishimye, cyane cyane abari bafite inyungu muri Afurika zari zibangamiwe na Wagner. Ndumva rwose uyu munsi bari bunywe ka champagne. Una Hillary Clinton ndakeka champagne yamaze kuyinywa, ati genda sha, ati ibyo wankoze, ati narabibonye. Urumva rero Denis ahangaha nyine nicyo twanavuga cyangwa twavuga kuri urwo rupfu rw'uyu mugabo. Umugabo utari woroshye, wari utinyitse mu Burusiya, ashobora kuba yanatinyitse kurenza hafi na perezida. Yes, ikinyamakuru The Washington Post rero cyo kiravuga ati nubwo Prigozhin agiye ariko umuzimu uzakomeza gutera Vladimir Putin.
akavuga ko uno mugabo nyine ngo yari yaramaze Putin yari yaramaze kumufata nk'umugambanyi kandi wagombaga kuva mu nzira. Gusa ibyo uno mugabo yagerageje mu kwezi kwa gatandatu ngo bishobora kubera n'akabarore n'abandi barusiya bashobora kurambirwa Putin bakaba babyuririraho bakaba kuko kwikiza icyo gikomerezwa egare kwereka abantu ko nta muntu ukomeye munsi ya imbere ya Putin. Ni bya bindi David yavuga ngo ko nta mugati ugikomeye imbere y'icyayi iyo mu kari hageze umugati wituca bugufi. Aha ngaha none ikindi gusa Putin nawe uko byagenda kose yaba yikije umuntu mu kugaininga power cyangwa mu kwikiza icyasha nawe ntazabura ingaruka zizava muri uyu muntu. Kandi mu Burusiya ngo hariteganyijwe n'amatora mu minsi iri imbere mbanza ari mu mwaka utaha, cyangwa se ugasanga wenda Prigozhin yatekereza kujya kwiyamamaza amatora. Byose birashoboka cyane. Yavuga ko agomba kujya kwiyamamaza ibyo rero, cyangwa se akaba yaranabitekereje Putin akavuga ati uyu muntu aho kugira ngo azambangamire nk'umuntu wari umaze kugaininga power, afite international power kuko yarazifite, uyu Prigozhin byari kuba binoroshye ubwe kuvuga ko agiye kwiyamamaza akaba yagaragara. Ibyo nakubwiraga nyine ngo umuzimu wa Prigozhin ushobora kuzakomeza guhiga Putin. Hano baravuga ko bamwe mu bantu bari bamwegereye kuri social media bamaze gutangaza ko bashobora gukora ibindi bintu bakataka Moscow bagatera Moscow. Ngo they don't have the numbers to deliver on that threat, but the liquidation of Putin's challenger might fuel Russian political anxiety rather than dampen it. Aho kugira ngo bino bintu Putin yakoze bitera ubwoba abari bahanganye na Putin, ahubwo bishobora gutuma barushaho kuzura umugara bakarushaho gushaka uburyo bamwikiza. Ibyo byose rero ni bikomeje kuvugwa, ariko Prigozhin rwose agiye imishinga ikiri yose yo kubohora Afurika yo ushobora kuba ufeirinze. Umugambi wo kuvuga ngo yarabohoye Afurika nta uruzi ko kuko iboshye, ashobora kuba yashaka kuyikura amaboko y'abayiboshye akajyana mu yandi ayiboha. Sinzi n'undi muntu numvise w'umusesenguzi kuri RFI avuga ati bavugaga nyine scenario zishoboka, avuga ati kimwe nuko rwa rupfu rw'abari baringa byose ahubwo nari nakibagiye Prigozhin yashaka gukorera behind scene. Ntakibagiye rwose aho kana biranashoboka ko urupfu rwe rw'abari ruri baringa mwagiye mubyumva, abagiye bahunga mu ntambara y'isi ya kabiri bakagenda kujya muri za Brazil bakikomereza ubuzima bwabo mu buryo butagaragara, business zabo bakazikomeza bari behind scene. Ubwo birashoboka ko Prigozhin ashobora kuvuga ati yapfuye nka nyuma y'imyaka 4 cyangwa 5 yaba yamaze kugira gute isura ibimaze guhinduka, ashobora kujya muri public abantu bamumenye. Ntibishoboka cyane nk'umuntu uri muri ya imyaka Prigozhin mu myaka nkeka ko iri hafi 60 na yego, niba hiyongera indi myaka 5 already uba bamaze gukura, ashobora no gukora chirurgie esthétique nk'umuntu ufite amafaranga. Cyo biroroshye. So birashoboka kimwe no gushaka gusanga nibaje ashobora gusanga akiri muri Afurika abandi bati yapfuye, cyangwa bakabeshya ko yari ari muri Afurika kumbi yari ibereye ahantu hayidinze mu nzu. Kuko sinzi ahantu nabibonye, sinzira imirambo yose yabonetse, ariko bavuga ko mu yandege yarimo abantu 10 ariko habonetse imirambo 8, indi 2 yagiye. 2 ntawe uzi aho yagiye. Ndavuga ngo ibintu biracyari furu, ntabwo turamenya uko bimeze kuko haracyari kare. Urupfu ruzagumya ruvugishe benshi, abantu bazagumya bavuge cyane mu bihugu bigiye guhangana. Babonye ko Biden ashinja Putin kwica uyu mugabo. Byose nibizakomeza bivugwa hirya no hino. Denis, tuvuye kuri Prigozhin twinjiye gatoya ku nkuru ya Youth Connect ku munsi w'ejo. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yahuye n'urubyiruko ubwo hizizaga isabukuru y'imyaka 10. Yego 10 Youth Connect itangira. Bivuze ko Youth Connect igenda igaba amashami ibera mu bihugu bitandukanye,
yiganjemo urubyiruko hanini mu Rwanda aho nabonaga rushima rwivuga imyato cyane barebaga impact ya Youth Connect. Aha rero ngo yabwiye urubyiruko ati rwose ngo hariya ngo azabafunga. Nabonye abantu barimo bagasakaza ko azazana amakamyo ngo abantu bajya kuramya ubukene, bajya kuramya ubukene, urubyiruko rujya kuramya ubukene. Rumva hari impanuro z'umukuru w'igihugu akenshi agenda atanga zishingiye kuri ubona nyine kuri environment bihari, hari ni agenda bahanura ati mugomba gukora, ntabwo mugomba gutegereza iby'ubuntu cyangwa biva amahanga, ni mwebwe mukwiye kugira gute kubirema bikabaho. Hano rero Perezida Kagame yarimo avuga ati nta waremye undi, sindi itungo ryawe, tugomba kubana kubahana. Ni Perezida Kagame yabivuze nyine ubwo yari muri mu Ntare Arena. Aha kandi ngo yavuga ko bose bakwiye kumva ko bafite ubushobozi mu bijyanye no kwiteza imbere. Nibyo umukuru w'igihugu yavugaga bibabwiye ejo, yagize ati hari ibyo dushoboye kandi abanyarwanda nk'abanyafurika turi abantu nk'abandi, iyi si twese uko tuyituye birazwi ko hari ibihugu bikomeye bikize ndetse bibwira abandi uko bakwiriye kubaho, bibategeka ugomba kubaho utya. Perezida Kagame rero hano yagaragaje ko nubwo ibihugu byo hanze ya Afurika byumvamo imbaraga kurusha ibiri kuri uyu mugabane, nta ruhare byageze mu iremwa ry'abanyafurika cyangwa se abanyarwanda ku buryo ngo byabahitiramo uko bakwiriye kubaho. Aha rero bibwiraga nyine uru rubyiruko. Denis ni impanuro yatanze nyinshi. Hari nawe yavuze ati aho ngaho ngira ikibazo nk'abantu nta waremye undi, twaremwe na za mbaraga zindi tudasobanukiwe neza, ariko nge nawe n'undi waba uva muri Amerika, mu Bushinwa, mu Buhinde, mu Burusiya, mu Burayi, hehe, nge nawe turi abantu, nta muntu waremye undi. Aho niho dushingira ko abantu bagomba kubahana. Aha batabirirwa bakanga abantu babaha amategeko yo kubaho, ntibikwiye kuko nta wigeze akurema. Ufite ubushobozi, nanjye mfite ubushobozi, ugomba kubaho ko n'uburenganzira bwawe bwo kubaho. Yavuze rero ko igihe abanyafurika bazumva ko bafite agaciro nk'abandi nk'akabandi, aribwo bazabona ko badakwiye gusigara inyuma mu iterambere, bagahaguruka bagakoresha ubushobozi bwabo kugira ngo bagere ku ntego bazaba bihaye. Hari ikintu njya mbona rwose buriya ndi kubona barabimukira. Ubonye iriya raporo ya Human Rights Watch y'abarabimukira b'Abanya-Ethiopia bagera muri 100 bishwe barashwe, ukareba ari amato aba yarohamye buri gihe, usanga abanyafurika barimo barabyigana bati ibihugu byabo bajya guhungira ubuzima bubi mu Burayi, muri za Amerika cyane cyane, ubwo ni mu Burayi. Birababaje cyane uko nk'aba bantu koko bajya muri kariya kaga, bajya kuraswa nk'abantu batagira igihugu, nk'abantu badafite agaciro. Babuze uko bigenza Denis. Ni ukubera iki? Yes, ntabwo amakosa ari ayabo 100%, harimo n'amakosa y'imiyoborere y'ibihugu byabaturukamo. Yego, imiyoborere mibi ituma nyine ibahatira kumva ko nta gaciro bafite mu bihugu byabo ubwabo cyangwa ntacyo bazageraho. Ariko ubwo iyo mvuze nye ko abanyafurika bakwiye guhinduka cyangwa ibyo umukuru w'igihugu abavuga, ni uguhera no kuri abo bitwa ko bize babayobora, bakabashakira ubuzima bwiza, bakabarinda ziriya nzira mbi bacamo ngo bajya gushaka ubuzima ahantu noneho batabaha n'agaciro. Ako umunyaburayi araba ataguha agaciro mu gihugu cyawe akigusanzemo, azakaguha noneho umusanzi we. Biragoye niba wowe ushobora kuza, umunyaburayi ashobora kuza mu gihugu cyawe ugasanga rimwe na rimwe, nabibonye mu gihugu kimwe aho umunyamahanga w'umuzungu aba yubashywe ariko umwirabura bamufata nk'umuntu waho ngaho wa fake, nyine umunyagihugu aba nta gaciro afite. Umusabirizi ugasanga umunyamahanga araje, waragiye ubibona no mu Rwanda rega byarabaye, ahantu Abashinwa bajyaga bifata ukabona barimo bagakubita abaturage. Ari naho usanga abanyamahanga ngo bagabanyirizwa. Ni muri umunyamahanga akaza gushora imari, agatangira washora amafaranga we ayishyura nta musoro yishyuzwa, mu yundi we yishyuzwa. Ugasanga umunyamahanga niba yibwe telefone aragenda avuga ati giye banyibye telefone, telefone iragazwa mu gihe gitoya,
iyawe ntushobora irahera nta nubwo banakubwira ko iyawe irengero ushobora kwibwa rwose ukanandika ikirego ukagitanga aricyo natanze ndabizi sinzi nuko byanagenze byarangiye ariko nzi hari umunyamahanga umwe tuziranye we yaratatse gusa abantu bashatse kumwiba online gusa bashaka kumwiba then byarakurikiranye umujura arafatwa cyane mu gihe ngewe nibwo utwanjye tukagenda narega bati urumva rero ko n'abanyafurika ubwacu tugira uruhare mu kwitesha agaciro ibi mukuru w'igihugu avuga biragaragara hirya no hino ariko noneho usanga ari imyumvire ipfuye ishaje kumva ko niba ari inshingano urimo zikorere buri wese nko kuzamo ibintu bya nepotisme cyangwa ibintu bya rasisme kureba cyangwa byo kureba inda yawe gusa n'umuryango wawe ariko kutarebera mu mboni ingari ngo urebere kuri cya kindi cy'ubukene rero Perezida Kagame yavuze ati ngo ntibyumvikane ukuntu uburyo abantu bifata bakajya gusenga baramya ubukene mu gihe igihugu cyo gihora giharanira kugera ku bukire. Yagize ati kuri uyu wa gatatu ubwo yitabiraga nyine bivuze kuri uyu wa gatatu witabiraga inama ngo Perezida Kagame yavuze ko bitumvikana uburyo igihugu gishyira imbere imyumvire igamije iterambere abantu bamwe bagashimishwa no kujya kuramya ubukene. Rero jambo rirakomeye. Amakuru nyine ngo igihe gifite ni igihe cyanditse inkuru nuko ibyo Perezida Kagame yavuze ngo bishingiye ku gikorwa giherutse gutegurwa na Diocese Gatolika ya Nyundo aho abantu bajya gusengera ahari umusozi uzwi nk'umunwa wa Bikira Mariya umubyeyi w'abakene uherereye muri paruwasi Crete Congo Nil ngo umurwa wa Bikira Mariya umubyeyi w'abakene uri mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Gihango akagari ka Congo Nil ngo ubatse ku ruhererekane rw'imisozi miremire igize isunzu rigabanya amazi ajya mu ruzi rwa Nil no mu ruzi rwa Congo mu mpinga ya centre y'ubucuruzi n'urwunge rw'amashuri rwa Mariya umwamikazi akose k'abantu banange rega ifovari n'abantu baba umwamikazi w'abakene abakene rwose nese ubundi umwamikazi w'abakene namushaka iki byonyine abakene ni abantu baprofitwa cyane kandi muri ubwo bukene na twa tundi duke bafite natwo bakatubona ngo nta nakorerwa ngo urugendo nyobokamana buri mwaka ngo hagahurira urubyiruko rusaga 15,000 ruba rwaturutse muri paruwasi 28 zigize Diocese ya Nyundo bivuga ko ngo mu minsi ishize habaye urugendo nyobokamana kuri uwo munwa ndetse hajyayo abayobozi bakuru barimo Minisitiri w'Urubyiruko Dr Utuma Twishima Jeanne Paul Abdallah nawe yagiye ndakurahiye baherekeje urubyiruko nyine akumva ko nayo zo mutego deni rwarubyiruko muri Diocese Gatolika batumira Minisitiri yagomba kwitabira byategwa na Diocese ngo kuri ruhande ariko ngo Minisitiri Dr Utumishima yanenze cyane iki gikorwa cyo kujya gusengera mu munwa w'ubukene ku buryo yasabye ko bihagarara ngo ni ibintu byaje no kugera ku nzego nkuru z'igihugu ndetse biza kuganirwaho mu nama ya Minisitiri nk'uko Perezida Kagame yabigarutse kuri uyu wa gatatu tariki ya 23 Kanama 2023 umunwa w'ubukene ngo Perezida Kagame yatanze gasopo Perezida Kagame wageze nyine abantu barenga 2,000 ngo hari ikintu rwose kibabaje narakimenye rwose hanyuma nza no kukizana mu nama ya Minisitiri ndabaza bamwe baraha barabizi naje kumenya ngo urubyiruko hamwe bafashe inzira bagera ku bihumbi ngo ni ibintu kandi ngo bibaho buri gihe nari ngiye kuvuga ngo ni byiza ko tubimenye iyo mbimenya kare nari kubihagarika urubyiruko nkamwe rufata iya mbere mukazinuka mukamara iminsi 3 mugenda n'amaguru ngo bagiye ahantu wasinze uko nabyita habonekerwa cyangwa se ariko hajyanye n'ubukene ariko se wa mugani ku mugani w'umukuru w'igihugu inyungu bakurayo ifatika niyi bayigaragaza bakazi w'abakene ariko inyungu nyine bakuramo ibyo bintu ura bashyirara bakayikwereka biteye agahinda kabisa kuko umukuru w'igihugu bivuga irega ikintu cy'imyumvire n'imyemere n'ikibazo Denis ngo Perezida Kagame yavuze ko biteye agahinda kumva ko abantu bagezaho kuramya ubukene ati noneho mugezaho kuramya ubukene nge nagira ngo niyo musenga musaba ibyabateza imbere musaba ibyabakiza mukava mugene kwa ko rero wumve ko abantu basoma Bibiliya babasobanura nabi
ngo hahirwa abakene mu mitima ko ari bazabona Imana. Hahirwa abakene mu mitima, hahirwa abakene. Umukene yabona Imana gute Deni? Uhora uganye uvuga ngo ndakennye ejo nzapfa. Umukene nyine hahirwa nyine nese ntibyumvikana. Abakene mu mutima ntabwo ari abakene mu buzima. Umukene mu mutima gute se? Dekiriva nawe njye nabyita nko kwicisha bugufi. Kuba uciye bugufi ukunda abantu. Wakunda abantu ukennye? None se wabaha iki? Ikidekiriva ko ukunda abantu n'igiki? Erega gukunda umuntu ntabwo ari ukumuha. Oya Deni ndashaka kuvuga ikidekiriva abantu no kuba wamutabara ari mu byago. Ukamutabara utudafite ukugerayo. Udafite ukugerayo nta maguru se ufite. Mu Kinyarwanda nta maguru ufite. Reka ngurugero kera imodoka zitaraza abanyarwanda nibatabarana. Uretse ngurugero rumwe jewe nagiye mu kwicyangugu umuntu watwerereye menshi barasoma bo lisite muri Bugarama nabyibona ibyo nkubwira ndabizi muri 2007 bagasoma kanaka bakagura ku mwanya ujya kwicaho ko waratwerereye. Abataratwerereye baba nuko wahamagara bashobora kuguha umwanya nuko abandi bose batanze hamwe n'uwatanze ijana babicaye. Hanyuma mu Kinyarwanda tuzi ko umuntu agutumiye mu kirori ugomba kujyana urupfukiro, ugomba kujyana ipfukiro, ugomba kujyana ikintu witwaje. Iyo umuntu yabyaye ntabwo abenshi dutinya kujya gusura abantu babyaye kubera ko ntacyo ufite uri bujyane uvuga uti ndajyana ntajyanye n'imbuto nibura. Niko bimeze. Aho noneho umukene ikintu yabibonye gutyo aragenda akigunga akibera hariya ntasura abantu kandi bigara imbuto z'urukundo ni ikintu nyinshi. Nase ubukene mu mutima ni iki? Ibakabeshye Deni. Ibyo bintu basobanura abakene babibeshyeshya abantu ugasanga umuntu ari muri urwo rujijo uko ndi umukene ngo nibyo yongwe ejo bundi yavugaga avuga ati baratubeshye ngo hahirwa abakene ngo abantu bajya Dubai ngo twe tukaguma mu masejo ngo tugiye Kanyarira abantu batwubakana Nyarutarama abantu bagura amamodoka none uyu munsi abantu bajya muri siporo ariko no muri abo bantu babubaka ayo ma etage harimo nabo ngabo babigisha babitaga abayobe. Ariko uziko abantu babyuka bagafata impapuro bagafata za mashini bagakora bije y'ukuntu bagiye gukora itorero n'ukuntu rizabungura n'ibiki byose none bakabyabeshwaho naryo. Wowe ujya mu mishinga wowe ukagenda rero ukamukurikira uwo muntu ngo urimo urasenga kandi utazi kundi arimo aragukoramo business. Perezida Kagame ati ninongera kubyumva hari n'abanyuza ahandi nzazana amakamyo mbashyiremo bose mbafungira ahantu nzabarekura ari uko ubwo bukene bw'ibitekerezo bwabavuyemo. Dore nuko nguko muri Kenya wa muntu agize atya agafata abantu akagenda akabicisha inzara ati rwose nimupfa mwishwe n'inzara muzagenda muhure na Yezu. Niyo mpamvu ni ibintu byo kwitondera nta guhubuka. Ntuzagera imbere y'Imana nimba icyo gihe koko kizagera utangira uvuga ati rwose wabonye ko niyicishije inzara Imana ikubwira iti ngiye nigeze nkubwira ngo wicishe inzara. Nukukubeshya ntibakababeshye. Reka dusoze ikiganiro isanzure dushimira abadukurikiye mwese mwakoze. Denis ndagushimiye. Mwakoze cyane. Mukomeze mugire ibihe byiza mukurikira Bwiza TV mukanya kandi ntimucikwe n'ikiganiro Ruvugiro aho tuza kubana na Mugisha aho tuza kubana na B&M ndetse na Mr. Labin mu kiganiro turuze gukora kigaruka ku mutekano mu gihugu cya Kongo. Denis no muri hakare turaza kugarukaho dushobora no kugaruka kuri Prigozine twabonye andi makuru tukabaza nabo basesenguzi icyo bo batekereza. Bese turi hano kugira ngo tubaye amakuru ariko turaza kugaruka tuvuga ku makuru yuko ngo ingabo za Kongo na FDLR barimo begera igice cya Mushake n'ahandi kugira ngo bagere gute kugira ngo bikize M23.